Mwana baramaje tese amata sava. Mwana wo mu mugi. Ngo azava ku igare. Kubera ko bayazana murabizi tubitwiriyaga. Tuzana amata ku igare. Umwana ati amata ati ndahazi. Ati ni nani? Igare. Ndatoya ati ni munani. Mujeka. Ubundi Yesu yari umugabo yari umugore. Hano mwisi. Umugabo yakaza yambara imyenda y'abaki. Amakanzu n'ayabaki. None iyo bagore bambaye ipantaro hari kibazo kirimo. Ko Yesu yambaye ikanzu. Abagore nabo bambara amapantaro. Hari kibazo ko ari exchange. Hariko abantu bakabifa kikaba ikibazo kikaba intambara muri korali no mu kanisa abapasiteri kabibabwira namwe mugasara ibintu bifubira ngaho bitasobanutse. Ibitabo bingahe ubwo bingahe ubwo akonogita rasha marashika bingahe Yohana wa mbere na Yohana wa kabiri na Yohana wa gatatu nibyahishuwe ni bingahe kodoro yashitse no kuri kwina sinababwiye ngo hari kibazo hano manu turinde company yagiye mu mutwe ibintu byarakomeye bitabo bingahe ubundi nagiye ejo bundi nacyashe wo muyumbe nasanze yahangara yagenda abwira abantu abongore bamutore ngo zo perezida abayumbi kandi nta mbuto agira mu muhana nta dusengesho yarumye nta mbuto nta dusengesho nta tuvuta ndawe ati genda wicare no kwitoza ntituzogutora tushoboye weye ibintu byose no muri systeme Amerika systeme y'abaki uzotujana muri systeme twaje muri systeme abantu barahangaraye bagiye muri ibintu byose bishite muri systeme habe no Kristo ukuroza bagenda ukuntu azagenda we baye muri separk abantu bakisara za Nairobi haleluya unabarikiwa sana ikijwi cyo mu system gifuye kitarimo utuvuta kuja mu ijuru no kwizera umwami Yesu semena akakugera akaro akinjira mu nzu akakubona Imana yabucurahiro ndetse n'abayobozi barezubisha ndetse n'abantu muri no muhana mwaje kumujambo ry'Imana ndetse no kwakira imistere teza ko bose bataba hano kuko navyumvishe ariko kubacumbikira reka mbasabe abashitsi mukomere abasangwa amashimeshi ndetse n'umushumba mukuru wa hano kuba atari kuboneka ari mu safari kuba bivuze turamushimira nawe kubera ko yatwuguruye itorero ndetse akaducumbikira Imana iberetse umugisha. Muri dontologie pastorale biragoye kwakira abantu tazi cyane kano gatuti kano abantu benshi mukarwanira bari mu gwakunda ariko nkukitondera kuna ina saba za mazabao kano gatuti kano aka imazabao ingiye igira ibintu birindwi bigenga mutatokinisha niyo mpamvu mujya mumva musezerano rya kera iyo iri yabajaga ahera ngo boherezaga umuntu uri sesof umuntu wejejwe aro batamsi no umuntu yagendera adakiranutse ngo bamuhambiraga kuguru hano munani umugozi mukuguru nta muntu wagaraga bagira umuntu yafiririye bagakurura umugozi no hanze ariko hano nyineho gatuti twe hano ho twakagize nyine twagize altari ya YouTube hano mu rusengero muri sinani si YouTube hano siku social media social media yo bikora ariko hano sana umuntu ufa kuza amavuga ibyo yishakiye ko umushumba rero yaragize izo mpunwe zarashize nabo mukomera amashi Imana ihereza umugisha namwe bashimira umwihariko kumwihariko
simaze igihe kinini muri Amerika, ariko kandi sindi umushitsi mu nzu y'Imana. Uko nshobojwe Imana nshoboza, ngerageza nyine kuza ngenda nanje zangene mu bitaramo hirya no hino kamwe. Nabonye mukuze, murakuze, muri abagabo nababonye habe n'ubwo muntu mira njyamye saa 8 ukambira ngo byuka, turi hano hanze twaje haraho tugera timuhavuge sinobwira impungenge. Ariko hari amatorero yo mpamagara pasiteri wasengewe cyangwa bishopu kambwira ngo sinzoza, kubera kuko bamwe bajagaraye, bone bafite akajagari. Neje ubundi araho narindi umupasiteri muramwira ngo kuva no wundi kuzogeza mvuye muri Amerika sinzogaruka hano, ufite akajagari. Yabe nabwiye neza nabwiye nabi, kuko namukosoye mbere ntiyumva. Sinza upfa kuvuga inzamana hagenderera umuntu yamwibanga gahoro nkitono bati ibi warengeje, waririmbye neza ariko washize mu tuntu tugasubire. Wacuranza ariko washize mu birungo byinshi, uturoziriye fura tumanura tuzamura dutashe tutazi yo tugeze tugasubire. Uzura bigisirima bari nk'ikinane cy'umukutano sivyo afana bingi bya lowe noneho rero yanga kabara gufata microphone. Je nta muntu nobwira ibintu nabi hano. Bwa mbere ubonye ntuzo nturutoki sinza mvuga marenga. Imana mubwiye ubwa mbere ntiyumve, kamubwira ubwa kabiri ntiyumve, kamwandikira ka message ugasoma witonze akagasha hejuru, none naza hano kamatibura kamukonkobora. Kubera ngo Paulo aravuze ngo bera ngabo ngo bari ibyigenge. Allo suko satani kuko bazabivuga ADPR iyo bashimye abantu ngo babahe satani bahaye Imana. Je mbahaye Imana. Imana rezumisha. Muraramije numva ko agahayo gashira. Nari mfite agahayo ko kuramya. Agahayo nazanye n'umugoroba ko kumva ko guhimbaza karashize. Nimwikomera amashi. Kandi babwiye kandi muri abashekereye. Maze imisi ngenda Amerika ndayizi nsigaje state niyo ntaragaramo imwe masati 50 hasi imwe ngo niyo amusha nzayibone niba niyo amusha ni niyo ntaragera ko ntatunga urutoki. Izindi ngamaze kuzigaramwo nabonye za korari nayo muterena by'abayumbe nabayo mu makrusedi manini y'abantu 5,000 nabaye mu bazungu baramya gusa nibida babagira gutya gusa babicumuta sibyo kandi tugafashwa. Nayo mu maseminari yabo nabaye mu masemina y'abapastori n'ababishopu n'abandi nabaye mu conference y'aba youth y'urubyiruko murabizi urubyiruko rwinshi twagitujana. Ariko none nibwo nabonye icyo bita ishusho ya praise and worship. Muri abagabo usa nababaye hari ikintu cyakoze ku mutima iyo ngira ko ubushobozi bufatika byibuze umukaweza nka miliyoni y'amadolari mukagura ibintu bya muzika mukubaka studio yanyu tugasubira kwisura. Semena amina. Abenshi bazaririmba neza ariko mukajagari. Abapasiteri bavugaga benshi ko barafuye n'ubwoba bovuga se babakore mugende. Allo ko turabajana mu ijuru tugakubabwira ukuri kose ukanga utumva ugatakara. Jewe nta kintu Imana izombaza yambaye kuvuga ntavuze bishoboka. Tube babiri cyangwa batatu ariko bafite commitment bazima. Para kuyobora abakristo nk'amagi
muri imvya ririmba nayo mwamubuza ngo kera ngo inama ngo ziterane ngo za korari ngo habaye ngo ibintu bikanisa ngo sinzi ibintu zabaye hariya akantu kamwe gafite amanyanga ugasanga kera kaze kajagari mu senyero toka soro ushire hanze igiri mu yo ryaboze mukarekera mu yandi agira gute akure ngo yose abore mworigira gute Imana izungisha kwereka mwahimbaje neza muri discipline mwapasinije mikoro umureke hereza undi nta kajagare nta magambo ntaza komanteri nyinshi z'ibintu ubundi muriramye ntaza no kuvuga vuga tasoni ariko basha mwarabije neza pe para byabiri batanga amarota ngo nibo baramye bakuru ngo batanga amarota ngo bare kuza bigenda naje ndumuramye mu mwuka je sinankoresha amajwi je wenza izampimisha ibintu inani umwuka gakubita cyo muri balance kabati ibi bintu irafatika ibi nubwo basaraje barasara takirimwe so mwaramije murahimbaza ariko murahimbaje bacu nibwo bwa mbere kubangeze muri Amerika nanje nabonye mwana wa muhungu we yabonye hakika ya Bwana asifiwe niyo mpamvu natinze muri introduction tumubwira ngo gutinda niwe banzeje mu murongo neza ndashari muri louange na adoration iri mwasize iriya niyo nari nkiri ko nabwira Imana ngo ko nayinginga banze nemere ntange ijambo rigufi mutari nonega nananiweka se umuntu twatumiye none kerana naniwe agitangira nubwira ngo banzeje muri mudu ya hano ya abana bakobwa bari rutse gukina abahungu mugire guke mbona Imana ndayumva numva ibi gusa Columbus mufite ibintu nzoba passejo bazoza se baracaje ariko nta muzohungira nimutaza tuzobasanga ari umago abataje bari ngwakurikirana online barubeta barabese mu mago aha kuna se ngona kazi kenshi bafite baraha hano aho ukubari hano sasa habigiye Imana zigenderera abantu ntibabimenye ikayo abantu basanzwe kugira ngo bisanzwe ariko bafite full package baje bafite ibintu byuzuye muzika iruzuye indirimbo ziruzuye ibintu byose birapanze iki gitaramo kiremewe mwikomera amashi hari umuntu wavuye nijoro badutaramaye ndabati basha murasenze twasize agasengesho karesha gutya ngo tumare ndabati iri sengesho ya musenze muzore ibintu ejo bizoba uko materaniro muri ryamiri arakinguye gutya araregeye kuzoza dutashe kandi muhendahira abantu mukore kusoma mukora gusoma bari muturisi ninde kiongozi wa repetishije ino nande ninde umuyobozi wanyu bari kubabwira ko utanga ama device ni wewe ari umugabo mwagurukiye bagakomera amashi kuva mpamagawe iri myaka 35 musi nemera umurimo kuja mu murimo parangukizwa pamagawe nemera umurimo ndemera kuko rege baza kumuganga ntiwemereka nabaje misi nemera ndabyanga ariko kuva nemeye ndabizenda ngo ndemeye nibwo bwa mbere nushe nifuje ikintu nogira nkiyikorari ari ju yoyoboye isi yofatwa bakayintiza gusa ibyumweru nga 3 gusa 5 ku musitari sibyo mworo kuna mapepo yohunga parabza nimwe kwigana nayo kinibindi kuko mumeze neza mukaririmba neza muri discipline nuko mwamucuranga nigereje Olivier
kare bimana kwezumugisha ejo twomye kuvugana ndavuga ati uzoza je ndagiye umusaza ndarara uzonsanga ejo naraye inoga turi hano mu muhanda ko bararinze gusa ngo shinti baraza twaraje kera tumaze amasaha 28 turi hano kandi mwangire neza birari zo nkunda nza ngo nabagende kurara mu muhana igiterane kizotangire sibyo na uraye ngo banze nkore CID CID kuri kiharya nukuneka nase neko umuhana gaterebe woja mu bintu utazi twagiraga umuhungu umwe uvuga butumwa tugira ministeri kera ni wari ushinzwe kuja niba tuja ku stare ejo amugenda imbere y'imisi ava 2 days imisi imbere tuzamusangayo yaramenye uko umuhana umese akamya karere environnement tubita environnement area akamenya amapepo yaho ngaho nimbara y'urusaku nimbara amapepo yo guhaga cyangwa nimbara amapepo wenda y'inani y'umunwa sibyo hari urusengero muza mwinjiramo bagasakuza mukarenda mutaha ndimuza mubara mwebwe abandi bagira tabia mbaya yo kuza bakererewe bamara bagataha kare turayanze mu izina ryandi Yesu uzoreke turakubujije nimutazoza uzogume mu rugo aho kuza ukererewe numara ngo tahe kare uzogumeyo ko ndabwira bare online numbaye mbwira bataje aho mwebwe sari kibazo mufite dusome ngiye gukora ico bita ngiye gutanga kuru diswari kuru diswari kandi zitinda tumubizi se ni minota 30 cyangwa 27 ko murarangije nimara mvuye gusa hejuru ya teme y'igiterane ubundi teme seriya teme ni Yesu biramugeza ngo teme ni Yesu Antoza mabaza ngose ko batavuze kuri teme ngo izo banditse ngo batabivuzeho ngo kuri Yesu wewe ntibabisomye teme ni aho twoturuka Yesu arahagije nuko ngiye kuvuga ku bintu nga bitatu n'indangiza turakomeza nijoro ko mwavuze nejo turacari ino kandi turekera gutyo ntacyo bitwaye abantu barahangara Yesu tayashira hari umuntu wana wejo ntazimura ngo tubamuhaye umwanya munini mwanya munini se kora kubaka isi ubundi abasore sibyo numva tumwe wa mbere mukobera amashira abanyaro umugabo kabisa kubera abantu bafite amajiga ubu ngubu yafuye mu mutwe n'amajiga bafite hariya niki yarafuye nukuvuga ibintu bikiye twigendera uratinda koma gusiga hano uzasura ariko so abantu uko bafite bamwe abantu bari mu kazi kubara korokinga out abandi kubara in ibintu birino kwera none abantu bari mu jambo y'Imana kumbe batashe kare abandi kubaroza bifu abandi bamwe kubara big telefone ti abandi muri kampani karabaza ngo seme ari mandate niki ari kimwe nigiki mandatory izobejo ariko yako turi bihe bigoye wabura nawe uratinda gute none biracitse no kuri kuri duswari soma musoye mwiza wama wirukanka bamusoba ngo terererere iyo passage yose igice cyakane cyose kizayishuwe ni 11 amwisoma yose wamusoma gusa nimara namavuga amagambo 5 n'indangiza musuye muri rimbi takindi dusome mu izina rya Yesu bwashuwe kane ku murongo w'8 hera ku murongo wa mbere kugira ngo twumve icyo bita context y'iki muramfasha donc contexte ijambo ubundi kugira ngo uvuge ikintu neza usome igice cyose ukumva mpuyaha niki bari kubashaka kuvuga hanyuma y'ibyo ngiye kubona itonde hanyuma y'ibiki hari ibindi byazagize gute byari byabaye ibiki nivyo mbabwira nebiki byabaye ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rukinguye shakarongo ijuru turagana ijuru gusa uyu munsi
sijyo mushaka ni mara yakunze ijuru turebe usanga abantu bari kuza bakunze isi abantu bakumbuye ijuru bazamura abantu bakumbuye mu ijuru bakumbuye none uzohabona uzakumbuye sogezeyo abantu bakumbuye ijuru bazamura turebe ni mukubera Imana bashi menshi abantu bari bagendayo baruriho abantu baruriho bahaguruke baruriho kuzamura gusa amaboko tutaza bariho abaruriho nibahaguruke abaya bagenda mu ijuru hakika ya Mungu abaye baja mu ijuru nibahaguruke aho ni bose oya si bose aramwe bagacicaye wende uriho wa akufite ndege nkeya nikaho ufite ingangane sinzi mukubera Imana amashimeshi Imana yazwisha cyane nugira ngo mwanze mwigorore byibuze mwanze mpaguruke kameme mwicaye umwanya munini kandi numva ryajwi nabanje kumva rivuga numva kandi ryajwi ubundi abantu bose Imana ziganiriza tizivuga rimwe muranumva ntabwo Imana zivuga ni wumva ikintu kije rimwe apana gusara ngo urahanura ngo cyangwa ubwire abantu ngo Imana ivuze stop hagomba kuba byibuze 20 fois plus de une fois deux fois trois fois muranubishije Imana tizivuga rimwe ndatambutse komeza rivugana nanje rimeze nk'iry'impanda rimbwira riti zamuka uze hano nkwereke zamuka uze hano kuzabaho hanyuma y'ibyo zamuka uze hano nkwereke ibintu bizaba hanyuma y'ibyo muri ako kanya mba mu mwuka nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru mbona n'uwicayeho intebe cyo nishaka tuzoganiraho icambe tuzogana hejuru y'ijuru kabiri intebe uwari uyicayeho yasaga nibuye ryitwa yasipa ryitwa sarudiyo kandi umukororombya wari ugose iyo ntebe usa na simaragido tuzoso tuganira hejuru y'iki y'umukororombya cya gatatu iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe 24 iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe 24 kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bicayeho tuzoganira hejuru y'abakuru 24 bazunguza iyo ntebe donc tu bita les 24 vieux sages abasaza batagiye barya mandazi hano muhana bambaye inyenda yera no ku mitwe yabo bari bambaye amakamba y'izahabu tuzoganira n'amakamba y'izahabu kuri ya ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba tuzoganira hejuru y'imirabyo tuganira no guhinda kw'inkuba n'ibiti kirimo ibihigo aho kandi amatabaza 7 yaka umuriro yamurikaga imbere y'iyo ntebe apana amashanyarazi apana bino ibingibi by'abanani by'abashinwa n'intuzi batuzamurira umuriro buri munsi umuriro washize ngo ibiki za fagitire zifuye n'ibitara byawe binabona kwica n'amaso iriya harandi matara ariko apana bya iryo rizari muri ntahuzihisha byabindi gagenda mu mukatakata mugenda mukura amatara n'amatoroshi iriya hari muri kamu abanyakenya bagira itara ribo bita muri kamuizi izari kwa muri cana Denton riri hano uyu mubyeyi wavuye Nairobi arari turizi mama muri kamuizi uri ararizi iri niko zaryita nitara rimwe bazamacupa bari installa hano yorangiza tenesi imujura turusi ariko tangaza kizoba bagenda bakatakatagenda bihisha hari amatara komeza ayo matabaza ni imyuka 7 y'Imana ni imyuka 7 y'Imana imbere y'iyo ntebe hariho igisa n'inyanja ikindi tuzoganira hejuru y'inyanja y'ibirahuri n'isarabwayi
kandi hagati y'iyo ntebe no kuyizenguruka hari ibizima bine byuzuye tuzogani tuvuge kandi hejuru y'ibinyabizima bine bizungutse iyo ntebe byuzuye amaso imbere n'inyuma. Ibyo si nk'ibi ngibi muzamuja kuramya ngo mutere indirimbo muzamure microphone abana ngo ibyo bigira amaso imbere n'inyuma na hano no mu nda. Nukuvuga ngo aho bizerekeye hose biza biramye. Pari byo muza mwikora ngo we musinde ngo simeze neza kuramya ngo twanga kuguru kumeze neza kuko numva umwijosi utesi komeza papa. Ikizima cya mbere cyasaga n'intare, aho icya kabiri gisa n'ikimasa, icya gatatu cyari gifite mu maso hasa naho umuntu, naho icya kane cyasaga n'ikizu kiguruka eagle igo. Ibyo bizima uko ari bine byari bifite amababa atandatu. Ibyo bizima ko ari bine byagiraga amababa atandatu kimwe atandatu zuzuye amaso impande zose no mu nda. Mwari mubona ikintu gifite amaso mu nda kubera gusa n'uwaje na adoration gusa. Mugende mushaka ibintu byose n'ijoro byose byo kuramya bifite n'amaso mu nda. Nimushaka muzane n'inyunda muzire kure muno ziramye mukanya nijoro. Ibintu byose muzana za bintu bazavuza kuri nane kuri stade munsi wa match nibiki ziri kumutazizanye. Muzana amapikipiki hano amahoni mu parike hano mu giri ariko ritangaza kubera shiro cy'Imana. Imana nta bintu tokoresha ngo byayifite amababa atandatu sibyo bigira ngo amaso imbere n'inyuma no mu nda. Mutakatifu komeza mumvega impamvu biruhuka ku manywa na nijoro. Biza biruhuka ku manywa 24 hours bireba gusa gutya bireba mutakatifu ku manywa na nijoro. Amaso mu jega ndayo mfitega mu ndaga ariko komeza sha ahubwo bihora bivuga biti uwera niwe mwami Imana ishobora byose. Nyinyi mwe mwantomboje nini iyo ngiye kuramya muzamubwira gute? Burya ngo kumuramya nahise mpishurirwa ibintu birindwi gusimba ivuga none sinzi aho nzobibwiriza hejuru inani ya impamvu zirindwi izahita umuntu ataramya. Abanzi nabise n'abanzi 7 enemies. Abanzi barindwi bwo kuramya nese mbandika ndabafite mu hano. Burya uyu mwateye ko byo gutya gutya namumva ko inspiration ikintu kitibuka ari umuntu narimbonye hari ikintu narimbonye gutya umuntu wari wajye gutya sinzi zo yarari mu yabaramya uva kumubwira ngo andika hejuru y'abanzi barindwi biki balouange na adoration. Icyambere no kwigira busy. Uzikora abantu bazaza amateraniro bakigira busy. Ikindi ni imitekerereze mike yo muri Kristo Yesu. Utekereza ko yakoze Imana yakoze. Niyo mpamvu tutazabaramya. Abanebwe bo mu mitekerereze bazayifu. Ninde mugore wo mwisezerano risho womenya ko mwisezerano rya kera ntimwakaza mugera hano ku rutari. Isezerano rya kera nta mugore cyangwa igitsina gore cyari cyemerewe kugera kuri hano ku rutari hano. Kumurumva ntibari bemerewe no kuvuga mu materaniro ari mu bagabo. Bagiraga indirimbo ya nibature mu gitondo ivuga ngo malheur à une femme ngo wishyano ku mugore wabyaye umwana w'umukobwa niyo nibature kwera ko kubidepersonaliza kutabiha agaciro habe no kubara muri bya 5 umushinga wabaza Yesu yagaburiye sibyo bazavuga ko abagore n'abana ntibari barimo
uvuga ngo burya abana barabanyina bazakura kujana abana bose nabanyina babasa tuzi abana bagabo bakunda abana iyo musiko babakuru akebukira ubwana iyo kakubaganye ngo kurasana nyina siko zabatuka muzamubwira nawe ngo nako karasana se muzamubishura ngo ate nawe karasana se irane imicumi y'amapepo y'abadayimoni imusezerano rya kera ninde mugore wotekereza ko none Yesu yaraje abahereza ijambo wamara nturame ukaza gusa ayo kuriya ngo bagize gute ngo kuriya ngo se no nguriya mwana unuti yashakorusha kifusa utazi ibintu babarimo yego turi kumwe mwoza muri biganza twereka twese barishibahiro semera amina amen soza gusomesha niyo yahozeho kandi iriho kandi izahoraho niyo yahozeho kandi icyo bita omniscia omnipotent omniscient na omnipresent kandi iriho kandi izagira gute izahora iteka ryose iyo ivyo bizima bihaye iyicara kuri iyo ntebe ihoraho iteka ryose icubahiro no guhimbazwa n'ishimwe icubahiro ni ari siroga yabo siroga buri gitondo icubahiro niki no guhimbazwa no guhimbazwa babakuru 24 bikubita imbere babakuru 24 bose ngo bakikubita imbere yayo gutyo yicara kuri ya ntebe bakaramya ihora ariko tuzoramya muri mugoro ariko Columbus ifite ibibazo iyi minsi ibiri ukubona Imana mashi amakoti muheruke none na za trovante dusubire mu mukanye muzane za surprise n'utayifite agenda yigure muguru ibintu byoroheje dushake muzane na za training turamye gusa abasaza 24 bakikubita hasi aho ubugine barahagaze nk'ipoto muzi poto abasaza bumwe bahano muzore bahano bino bogira ngo ni poto mu rusengero taza yihina tiyoza ibiganza tiyokama tiyogira utabyibuze ngo bino ni by'abana baba inkamidi muzi midi wacu wagase inkamidi le 24 vieux sage semana bina bahuri imbere y'Imana bakiranutse batigeze banduza imyenda ya ngo bagakubita amakamba yabo hasi uko bahora gusa nimba Imana iturutse wena nk'iburyo ibiboga ntazahindukiraga ntimushobora kuvuga ngo bafite ngo amaso imbere n'inyuma n'amababa nuko ngo guhimbazwa n'icubahiro nishimwe ngo bibi byawe iteka ryose bakaramya ihoraho iteka ryose bakajugunya amakamba yabo imbere ya ntebe bavuga bati mwami wacu mana yacu ukwiye guhabwa icubahiro no guhimbazwa n'ubutware kuko ari wowe waremye byose ni wewe waremye byose igituma biriho kandi cyatumye biremwa ni uko bishatse amen igituma kigenda ukirya ukivuga nuko Imana ibishaka ibyo abantu bikora bigize utuntu nuko Imana ibishatse kireke gutongana hakiri kare mwazanye topic igoye topic ya loge d'adoration biragoye ku sinari mbizi ko rero nzoturuka ingira ubasha burenze sinzanye ibwiriza izi ngora ikajana mu yindi si iyo ngiyo iza ngo mutekereze biro bintu ndije nyine mfungura urugi ndyame niyo rose ciciki na telefone na akantu kose kavuga tikavuge maze numva Imana iganira kandi nta muntu uje muri loge d'adoration mw'Imana kimuvugisha tiba pana zabindi mutaze kutugira gutya mutwerekwe
wo kwerekwa utabona ronje n'adoration tazuramye kuramya ubundi ni iki kuramya ni ukuvuga gukomera ku imirimo Imana yagize gute yakoze ko kuramya kuvuga ngo Mana izuba n'ukwezi n'inyenyeri no guhinda kw'inkuba n'imirabyo umunsi umwe Imana abaje Yobu iramaza ngo yo ngo ese ngo iyo umurabyo uvuye ikasikazi ukaja ikusi iyo urabije ugize ngo pya ngo bisobanuye iki nimba warabyize muri geography ati pi wewe wogira depo ya sino sheregi ni sino ya sino yari hano ushize ari mukibona yagiye nimwe mwayitwaye ni yaroye kwanza yavuye niyo yavuye ijaye abantu uretse no ngo baze ngo babwirize uko ibintu bigaragara hanze ntibyo bigisha abantu bakizwe iramwe ngo yo wewe ngo ufata sheregi sibyo sino ukubaka uruganda rwawe rwa depo ukoze ibika atoya iramubaza ngo se iyo imparakazi zo mu ishamba zitwite zigiye kubyara uzi maternité yazo wari wabyaza intare atoya uwo byaza imbogo ati pi ninde uzikorera nani ifishe y'intuza ya maternité atukuzu tuweze bana shwahiro semeni amina kamubwira ijambo ryaturi Imana ihereze abantu badafite abana muri mugoroba mu izina rya Yesu nimuvuge ngo amen nushije ijambo ryatuye mu kwizera kandi hari izimana izokora ninde uzikorera imbogo cyangwa intare maternity ninde uzubyaza agasheri agasheri ninde uzukabyaza ninde uzusharira umwana w'agasheri ninde barasaze muzima kazimana mwebwe nimwikomera bashi yamubwiye n'ikindi kivuge gira vuye gusa kuri introduction umusarije akaricara kuri amazi kera nasinze mwihangane rwaje ingira washane urabyihanganira ibindi byose ndaba muzima nkaba muzima ariko iyo mwinjiye muri louange na adoration nuko umeritiki izabitakara ibintu zose Imana bwiye Yobu ngo yo iyo umuco n'umwijima bikoze icyo bita handover permutation muri France cyangwa se ihererekanya ubasha hari induru muzamwumva igihe bwagiye guca umusha makengeri iwanyu aramukengeri mushe y'inani y'umuco n'inani n'umwijima bitandukana yarambwiye ngo iyo umuco uje umwijima uzira gute uzudisparate uzugira gute uzunguza ujaye wamwijima nijoro rya nijoro ryagiye ariko none itangaza barangaraye ngo barize ngwino ngo ufite college we iye college utasoma no kwandika kwanza utarandika n'igitabo na kimwe tuzi uturamya warangaraye utuzi uramya mu munyamugi we gaturage kagize ufite intuze gute yabi muzamure mwihangane semena haleluya uve gwintu wavukiye hano ngo wakuriye hano ni he muri ibintuze genda barya kunzira biri mu bivutane bikini ntuze Imana yabwiye umunsi w'anya Israeli
nabira ngo batungisha manu sibyo ivuye mu ijuru itetse nta mavuta arimo nta munyu mwinshi nta sukari vitamine B12 kubera imbaraga zayo wamara ngo hano uzaragoye ngo muri Amerika igoye mama agoye iki nishagoye nishakugoye utakiza muri repetition baririmbye ngo ibintu biki kanireke nirebere hano mwibazo ngo uzaba ibiki nibiki bihari uri mu biki nibiki wageze abana tarageraho nibiki ufite uzotuma uva mu muhamagaro umurimo muri louange na adoration nibiki yemwe turashari kumwe twoza muri Imana ibiganza kera burya amen haleluya Yohana umwanditsi w'igitabo nzoganira ubutandumva zanze kera mwandomboye rimwe mwandomboke mwamwanditsi ngabwiriza gakare taratomboka niwe mwandomboje mwakishije kunda abantu baramya neza bivuye ku mutima bivuye mu ijuru bitari mu mahimba bitari mu tuntu nibyo bikora ku Mana Imana ikaganiriza abantu ikavuga ibiki muzaburi biganza amen haleluya umwanditsi w'igitabo ni Yohana w'intumwa mwene Zebedayo nandi na Salomo niwe nyina Salomo n'umukobwa kwa nani kwa Herode iriyo bifite amasano n'ibintu birebire uyu Yohana niwe muvandimwe wandi wa Yakobo abo Yesu yahamagaye abakura ku nyanja y'Igereraya abagira intumwa ziwe muri za ntumwa zingahe 10 na zingahe na 2 yeme muramwumvishe habaye Yohana bangahe batatu hano mu kino gitabo hari Yohana uyu nguyu w'injiri ubutumwa ari wanditse mu gitabo cya Yohana yandika urwandiko rwa mbere rwa Yohana urwa kabiri urwa gatatu n'ibyahishuwe ibitabo bingahe ubwo bingahe ubwo akono gitabo rasha murashika bibaye bingahe Yohana wa mbere na Yohana wa kabiri na Yohana wa gatatu n'ibyahishuwe ni bingahe akono yashitse no kuri sinababwiye ngo hari ikibazo hano Manu turinde company yagiye mu mutwe ibintu byarakomeye bitabo bingahe bitanu atukuze Yohana tuvuga wanditse kino gitabo cy'ishuri Yohana uyu ni ari mu ntumwa 12 ariko akongera akaba mu ntumwa 3 Yesu yakundaga Yohana Petero nandi na Yakobo bakaza bagenda gusenga n'abandi bose bamara kwigisha n'amagambo yigishije yarangiza akagaruka mu ibanga akamusobanurira ibintu batumvishe mu migani Yohana yararimo nawe ni baba ngo Yesu yakundaga uyu Yohana Yesu yamamara afite imyaka 25 kiyo mufite afite imyaka ingahe 95 hafi mu kinyejana cya mbere agwaye ku kigo cya Patimo bamuzize iki ubutumwa bwiza no guhamya Kristo mwove ngo amina ikigo cya Patimo he Patmos ni hano muri Turiki y'ubu nyine hano muri Turiki hari yenzo buranguro y'amakoti n'ayamashati yo muri Turiki ni hano hirya no Yohana yaguye yemwe muri hano mwove ngo amina Yohana uyu tuvuga uyu w'injiri uyu ikindi cyamurangaga ari mu bantu Yesu yise ngo n'abana b'inkuba iwe na Yakobo mwene se ngo kubera uburakari bwinshi bari bagize mu muhamagaro kiburi kitakatifu ngo bagise Mariya ngo banga kubacumbikira yemwe abantu bazashumikira abandi inkuba tazabakubita ngo bazokubita abantu
abantu kwa gucumikira abandi ariko inkuba zo bamera nabi. No ngo Yohana abwira Yesu ati manura inkuba kubitira inkuba. Uri mpamvu Yesu amwise ngo nabana b'inkuba. Ariko nyuma yaje kuba Yohana mupendwa kwera urukundo rwinshi. Yohana ari mu bayobozi batatu bari bayoboye intumwa. Nawe yararimo yowe na Petero yakona ubundi nibo bari bacamana. Babwire Adonai. Muranumva? Mwova ngo amen. Kuyobora ntibiza birwanirwa. Muranumva? Kuyobora abantu Imana igira gute? Irabiguha. Size umwana asize umusore bavuze ngo umaze imyaka 13 bayoboye. Nindi yasose mumureke n'ubutaha muzomureke se kandi ayobore. Kuko nibze hari impamvu urabirwanira utazoboneka. Bazo biguheze ministere iri gushira. Bagweze uyobozi n'ukuzurakara ukihuta kuvuga tuzoteranya abantu basubiranamo. Mureke Imana yo yinzigira gute? Izaheza abayobozi n'umumara ngwire gute following. Mwizina ryande? Yes. Oyobora kureba muri ministeri uzumva uwo muyobozi cyangwa umuvuga butumwa. Ariko nabonye umuvuga butumwa butuje neza ukabwiriza umuvuga butumwa muri ministeri. Nuje mu buyobozi uzokunanira. Igumira muvuga butumwa kunkwasa amanota akuzitoze akurwo kwitoza ntiko gutora. Kuko wewe ibyawe nukuvuga ubutumwa bwiza seto David. Hari nk'umuje ubundi nagiye ejo bundi nacyashe wo muyumbe nasanze yahangara yagenda abwira abantu abongore bamutore ngo zo perezida abayumbi. Kandi nta mbuto agira umuhana nta dusengesho yarumye nta mbuto nta dusengesho nta tuvuta. Ndawe ati genda wicare no kwitoza ntituzogutora tushoboye weye ibintu byose no muri systeme Amerika systeme nyabaki uzotujana muri systeme twaje muri systeme kuja mu ijuru ni systeme no kuja mu ijuru systeme abantu barahangaraye bagi muri ibintu byose bishite muri systeme habe no Kristo ukuroza bagenda ukuntu azagenda wewe muri sepaki abantu bakisara za Nairobi. Haleluya unabarikiwa sana. Ikijwi cyo mu system gifuye kitarimo utuvuta kuja mu ijuru n'ukwizera umwami Yesu. Semena mina ntabwo za system mubiziho ngizo birekere hano birekere ba Trump n'abane bose abanyamerika. Hanyuma kino gitabo cy'izayishuwe Yohana cyandika uyu tumaze kuvuga kirimo ibintu byinshi ariko reka vuga ibintu bitatu bikiranga cyane. Kiranzwe cyane n'umubare 7. Bijya muze mubona muze mukora hano ngo ngiye gutanga haleluya zingahe ntukogire gutanga haleluya 3 ucangwe muje musiza tinda ngo haleluya imwe ngire gutya haleluya akabugenda ngo aricaye acha nanone nibo aziteye gira 7 izo gari nkeyaka inkazo nkeyaka ako ntushobora kugeza 1000 ariko nawe ntutwara umwanya wa materaniro wewe utangaza 50 ubura umusazi usubana bawe basazi mu rusengero mushiye ngiye gutanga ngo haleluya ngo 40 ni ntuze se ni shift reka imira haleluya 1000 zirangana n'imwe kuko zose zivuga iki ubundi haleluya nize igiheburayo ariko mu gifaransa bivuga ngo loué éternel duhimbaze uwiteka no gusingiza Uwiteka rero ntiwo yibarira ntobisha mu mibari
ni igihe cyose ubitekereje uzumva ukabikora. Nimvuga ngo amina. Ariko iyi karindwi iza hano muzahishuwe nagengerageza kureba, reka mbisome. Nasanze ari gitangaza n'umwuzuro w'Imana ngira ngo kagira mbisome. Harimo ibintu 13 biranga karindwi muzahishuwe zose gutya ubisomye. Donc kira ubundi ni ibice 22 birimo imirongo 404. None 404 mwebwirizwe umusubisha bwa ntibikunda. Imirongo 400 verse 404 iri mu bice 20 na bingahe na bibiri. Ariko ibi byose harimo ibintu 13 zose biranga kangahe karindwi. Icyambere amatorero angahe arindwi. Kabiri ibimenyetso birindwi. Gatatu impanda zirindwi. Kane inzabza zirindwi. Gatanu abamarayika barindwi. Gatandatu inyenyeri zirindwi. Amahembe arindwi. Amaso arindwi. Guhinda kw'inkuba inshuro zingahe zirindwi. Ikiyoka gifite imitwe irindwi. Ico mukireke tuzokivuga undi mwaka. Ico kiyoka mucihorere. Ico kwishira muno ari muzosigara hano. Ico kwishira muno ari muzosigara hano. Ikiyoka gifite imitwe irindwi. Nyamitwe irindwi. Badamu mama yo bisuka ngo sokisha ngaho. Wewe mkuturasha mu ijuru zahishuwe undi babivuge. Mwitonde. Abami barindwi. Hanyuma hakamwe n'amahirwe arindwi. Amahirwe ari muzahishuriwe narindwi. Timukongere kuvuga yuko ufite umuvumo. Ndabyanze mu izina ryandi rya Yesu. Bwira mweza ngo umunyamugisha. Uri umunyamahirwe. Mubwire ngo uzikuru umunyamahirwe. Aya mahirwe na yahe. Aya mbere nusoma ubuhanuzi bw'igitabo. Kabiri abafafira mu mwami. Gatatu hahirwa uwatoranyije gutaha iki ubukwe bw'Umwana w'Intama w'iki w'Imana. Ikindi hahirwa abazaba muzuko wa mbere. Niyo mahirwe birivuga. Nta modoka zirimo, nta misatsi, nta bintu by'abana n'ubukwe ngo giko ciza bacu. Ngura mubyeyi bafite amahirwe ngo barebe bose ngo bakoze makwe uko ari barindwi. Amakwe ni ubwira ute ho shaka ndiyo mukora sa nejo. Habiri bo mwoza turi batatu gusa, marene na pare nandi na pasteri sibyo. Nta muririmbyi ntaki. Bakagenda muri Romati bagagarara imbere ya Romati gutya bakabasezeranya nta kibazo. Ndabeshe uwo kwambara costume utoyambara nta kibazo. Nubwo uzabambaye t-shirt na sandali sibyo n'agapantaro gafitinze nta kibazo. Ikigenderewe ni urukundo n'ukurusa muzobona karamata nta bindi. Ariko nukenera kurura imisatsi wigeze ira ntuze downtown ugakena ngo bagutwaze rya kanju abantu 8 nabso na mahirwe. Nimwe komera amashi. Twebwe tacu bidutwaye tuzoza twicare batugaburire sibyo. Tuvuze impundu nitumara twitahire. Ibyo mwasezeranye n'umugabo n'umugore mwembi abantu bangahe babiri nimwe muzobibazwa tukatudahari.
alo rero iri juru Yohana yavuze mu gice cya mbere niyo sorejeho mbona uyice kuri ya ntebe ijuru rikinguka. Ikambaza ikibazo kimwe nishaka n'icari ijuru riba he wewe haguruka gute janovisha wa fata microphone cyangwa wakiringiye ehote wakiri no gira Swiss kiranse ngiye gusenga ndashoboye ijuru mbona iyicaye kuri ya ntebe ijuru gira gute rikinguka ijuru ribahe ijuru ridutuyemo muri twe gituye riba mu nda se riba mu mutima riba muri estoma riri wasinsino mu mitima mu mutwe oya Pawulo yaravuze ngo tubana mu buryo bw'umwuka umwuka ari mu ijuru oya sinavuze ijuru ijuru turituyemo asorijemo abarituyemo hezu uriya mugabo wifashe gutya yumiwe ntadusubize ijuru riba banzu rero utarasubiza tugiye gusenga data twese uri mu ijuru mumize dusenge turebe mu ijuru abandi bati ijuru komera ijuru ritubamwe abandi batereka reka tuje kuri prayer mountain bakwiye unageze kuri prayer mountain ngo numva kanyarira ngo numva ijuru ko risa rewa ijuru riba hejuru iri hejuru mu kirere mu kirere ikirere cyo kikaba hejuru nyine ikirere icyo kiba ijuru riba muri twebwe riba mu mitima yacu numva utagiye kubagana uvuga ngo uri hejuru ngo uri mu mitima ngo umukomera amashi abatagize perezida kado ni kado wagiye kadogo niwe nampamagaye cyane buri mwanya ngo se ngo ngeze hehe niko nawe tuye kino gipande kiriya gice cya kane kiriya gice cya kane cyose tumwacyushije kirava gusa ibintu byose bikorerwa hehe mu ijuru none ririye ndakubwira abakristo ijuru herereye ijuru riba mu mitima yacu gute tuaprovinge nimba ari icyanditswe cyangwa n'ukundi kuntu hawe ntabwo twemeza twumve kubera ko Kristo ari muri twe abo babiri baganira hejuru y'ijuru ni bombi baganira hejuru y'ijuru muvuge simba reka mutaravuga ijuru riba hehe uko muzamuzumva haguruka ngo yememe ngo nukuri ko Imana muri isi ngo mubireke uko turaja mu ijuru riba hejuru mu ijuru wewe munganire mama wowe uko wumva none uvuga wumva uzumva uko ubyumva nta kibazo kirimo hano si mu ishuri dutanga amanota sibyo niko ngiye gusorezaho muzi impamvu biragoye mbabwiza ukuri niba ushaka ibintu buriya icyo bita ubuyobe nta handi buza bupfa ni ukutamenya ikintu neza umwana ubaramajete se amata azava umwana wo mu mujyi ngo azava ku igare kubera ko bayazana murabizi tubitubiriyaga bazana amata ku igare umwana ati amata ndahazi ati ni nani igare undi atoya ati ni munani mujerekani hara mu kidomoro amata azava mu kidomoro iriya
Amata azava mu kidomoro. Azava he? Wewe amata azava. Mnormati. Munga. Mukomera mashi. Asante sana. Bibiliya igivuga ngo ubwoko bwaje burimbutse kubera kutamenya. Buno buyobe mwumva buhari mu matorero n'ahantu n'abantu bagera bapfa ibintu byinshi 90 no kutamenya. Abantu bagafa umusatsi bakabesha ko barafa ijuru. Kuranumva tugafa sibyo idini tukabesha ko turafa ubukristo. Muri korari abantu bagafa amakanzu maremare, abandi magufi, abandi kwento ndende, abandi zigufi, bamara ngo n'umurimo w'Imana hagira gute ngo habarwanira. Bifuye gusabira aho ngaho bidasobanutse. Yesu ariko tiyagiraga. Ubundi Yesu yari umugabo yari umugore. Hano mu isi. Umugabo yakaza yambaye imyenda y'abaki. Amakanzu na yabaki. None iyo bagore bambaye pantaro hari kibazo kirimo. Ko Yesu yambaye ikanzu. Abagore nabo bambara amapantaro. Hari kibazo ko ari exchange. Hariko abantu bakabifa kikaba ikibazo kikaba intambara muri korari no mu kanisa, abapasiteri kabibabwira namwe mugasara ibintu bifuye bira ngaho bitasobanutse. Umuntu nagera mu ijuru iyo nkweto wambaye nugera mu ijuru hari ikibazo yibaza. Iyo nkweto tizi ko ari wigira, tizi ko wayiguze, tizi n'amafaranga wayiguze, tinakuguzi, timunaziranye. Hari amajuru atatu. Hari ijuru rimwe ariko rifite etape eshatu. Irya mbere ni ijuru ry'ibiva binini. Murarumva? Ijuru ry'ibiva binini. Nuvuga ngo ijuru aho inyenyeri zifashe n'ukwezi n'iki n'izuba tuhita mu ijuru. Ndaza kubihereza mu byanditse maze kwisoma. Aho ngendere gusa ni hamwe. Hakaba n'ijuru ry'imvura n'iki iringiri ryase ry'ibicu iri hano iri twatwita mu ijuru. Ko buriya mu ndimi zacu n'urukene cyane twe tumva ko byose ari kimwe ariko biratandukanye mu zindi ndimi. Hakaba n'ijuru rya gatatu. Pawulo yagize gute? Mu Korinto. Mu Korinto. Muzohasoma ejo. Niba ari umwanya. Ariko ngo nzu umuntu wagiye. Ngo agera he? Ngo mu ijuru rya kangahe? Ngo rya gatatu. Ijuru rya gatatu ni ijuru ry'abamarayika. Kumunanumva? Ariko muri Yesaya hakavuga ngo Satani yaravuze ngozogera gute? Ngo zozamura intebe yanje ngo nyigeze kwisumba byose. Urumva ko harahari hantu Imana ibiri. Umwe ramwe ngo se ngo umunsi Imana ngure mu ijuru ngo yari iri hehe? Isenyeri yari iri hehe kado? Wize. Haguruka gutubwire ukuzuzumva. Umunsi rero ijuru iyo yari iri henyine. Batubwira ko ngiye mikrofone. Batubwira ko banza w'ikiguti nta kibazo. Batubwira ko Imana yahozeho. Kuno batubwira kuno ngewe nzi. Niko yaje nakubajije. Hari ibindi se byitu two bizi iradusengega dutane byo ngibyo. Mutahane byo mudasara
hakika ya Mungu. Babwire nimba ari ikintu tugomba kumenya seriously ni ibintu bijanye n'ijuru. Muranumva bizamara ico bita les hérésies, ubuyobe, ibintu byose muzamura nabyo uzacanga moto, umuntu agushusha, umuntu akabateranya, umuntu agasara, uyasiza akantu ku maso hano. Ibi ngibi abanyakenya babyita muri Kiswahili ngo ni ulembo. Ulembo ni iki? Ubwiza, isuku gusa, ntacyo zongereye, ntacyo ndagaba kumuka ntacyo zongereye kandi ntacyo bigize gute bigabanyisha. ngo bakubwiye gute sha warangije numara umpere imikoro bari abagabo batatu bakihariye bakuru warangije kera nuko muheze Imana yari hejuru y'amajuru, niho yagiye kurema yari hejuru y'amajuru. heza abandi abari inyuma kunganira gufasha ngabwira abashowa ko uzumva ni ikiganiro dusoze hari ibintu birebire bizatuzanye hano. Bibiliya ivuga ko isi mbere yuko Imana irema ijuru n'isi umwuka wayo yari hejuru y'inyanja, isi yari inyanja, yari hejuru y'amazi. Umwuka w'Imana agize gute araririye atwikiriye. Murabizi ibi nivyo makenera mvuge mu bibwira abantu bari kubuyoboye gusa ibintu mwagiyemo kumuza musengera hariya ngo mwe mumva gute ngo hariya ngo nta mwuka ngo nta Mana ngo nta juru, ibintu byose bifuye. Ndushoje neza ako arunashoshe nimukomera amashi. Imana yari hari iri hejuru y'amajuru. Umwuka wera araririye isi. Umwuka wera niwe waje guconga isi inyuma. Niyo mpamvu umwuka wera ndimuvuga nyine maze mureke nta mukristo uzoja mu ijuru, sibyo udafite ibintu bibiri byibanze. Udafite utarakishijwe, utareze Kristo nk'umwami n'umukiza, udafite umwuka wera biragoye. Wonyura he womenya utungana he kambazura wacu inyuma nani hajya ntuze uriya nani Mediyani ni harya ntuze muslimu udafite umwuka wera wonyura he wa yoba GPS wopfa wotakara tumye niyo giye mwese muri mugoroba GPS muyikureho muje Texas. Mama muvano GPS ni mugoroba maze mutahe wanyu mago mureke mutarara uhayo iriye funduze Denton cyangwa murare nduze Missouri. Muze hano imbere basha yongiye murabona abandi bahicaye muva muze musanga abandi hano mwebwe muvi yongiye muze hano kumurira ku ntebe zanyu mwenyine n'abandi bariho gute nayo wacu niyo mpamvu abana bahungu banje abo ngabo baje inyuma abo bakomera amashi. Abandi bashoboye niyo mpamvu kandi turaziranye nta mikino turabakiriye nuko nimukeza n'indirimbo yanyu mwenyine bayibahe tugiye gusoza tugiye gusenga tugire gutya uriyelelele sinzi ndirimbo batere ngo nibi kera ndahetse akoze kuririmba sha sikuririmba umugabo ndacane ndakubabariye zitingwino sange mutima ndacane ndakubabariye. Imana bwe Yesaya ngo ijuru n'intebe isi ikaba intebe y'ibirenge wonyubakira ihenzo mwene okwirwa ikirenge kimwe kiri Burundi
ikindi wenda kiri iriya nani ni haheka muri Canada mu nyanja muri Australia. None murumva ijuru riri hehe? Riri muri twebwe. Paulo yaravuze ngo twabambanywe nandi na Kristo, dupfana nawe, tuzukana nawe, ngubu ngo twishiranye nawe mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka. Nimukubona abantu bashi benshi. Uyu mwana data mwongera amashi yabitoye. Timukongere gusenga mumirije. Kumana we ngwino. Ave. Ibintu bifuye gusa by'ubuturagira birangaho by'usasi. None yakara kamujoro yakigana se gusenga uko se yamwigishije. Kutuye kwamagaye Imana ngo isi. Ijuru tugenda mu ijuru. Tutatugenda. Turatembea na mbingu. Abantu bose bakeshijwe, sibyo? Bari mu ijuru. Usigisigaye gusa nuko zohindura. Tubasaba gusa Kristo. Nuko Imana bashimeshi. Kandi babwire bamariri nta muntu wo kwa kumuntu cyo muhaye birashoboka. Na supervisor yakwaka kazi. Kwandikira ama point bakakwirukana. Ariko nta muntu wo kwa kundi iki ijuru bishoboka. Ibi ngo badayimoni ngo mukubite ngo baraje muzirigeze badayimoni ngo uturashize ngo satani ntiyo kwa kumuntu ijuru yarari hawe bishoboka bikunda gusa icyo zakora aza gushuka bijya waganiriye aza kubesha akagwitisha ngo utunyunyuzwa muza abantu bazakina amakarite ibuvira bakumane taramondele murabibuka sinzi ko hazabyitabira bintu si kera ngo agira gutya yamara yagira gutya bakakurya ifaranga zigashira agahindura akazana yindi nibyo zitarazakora aruza kuko dore urusimbi dore muzungu mondele agira cyo gusa pe ugahebura inka ziragenda hari umugabo batwaye inka asanga yicaye ku ruzi inka yashize uzugera kugira ngo mbingu ni inchi yangu sibyo kandi babwira ibintu byose mwokora muri iyi si bitari mu ijuru zero niba ibintu uplaninga nta juru birimo mwabahungu mwese urubyiruko heba uri umusiko wa nyuma ukuriwe imbabazi kandi bose kugira masters ukagira PhD ukagira imodokari ukagira sheki ariko ibyo byose wakwita ukeshimeri ukabona nta juru ririmo muranumva heba aba mama n'abakobwa kugira ulembo ni cyarya ubwiza nuwo gura amavuta yose ukagura n'injerekani y'amavuta yo kwisiga sindazi haba zubwiza keke kindi kangaha kila kidomoro chuma litiro 50 tacho ntagihaba muzogi komande bazakiza twese tuzokigura nanone gatume turebe ko twarwanya isi twogera gute muranumva kukigira wamara muri ayo mavuta muri ubwo bwiza mu kwisiga no kwisokoza imisatsi sibyo inzara kandi byiza biraje wenda bikunda nuko hano nta mwanya uhaba urasongoza se oje muri kampani urafunda mu gikarito zisigaremo nta ariko mwige murangize mukore mu office muzitereke neza kwita kuri computer gutya nuko mutahi ariko kugira bira bintu byose udafite tajuru ririmo aho teguramo zero. Niyo mpamvu Yohana yavuze mu ijambo ry'imuri disikuru ya nyuma aravuga ngo byamarire ku muntu utunga ibyisi byose ngo yamara ngo kuri wa munsi muranumva ngo ntabone Yesu
ukagira amahirwe kuba muri Amerika, ugatunga imodoka, ugatunga amafaranga, ugatunga ugatunga inzu, wamara tutunga Yesu uzakomera iki? Nukunyagwaziga abagabo biteye isoni ndabarembere y'Imana ya Isiraheli. Umugabo wavutse ari umugabo bakamushingira akagira umugore n'abana akabyara agashingira akumuza abana, muranumva, ukaba no muri Amerika wamara ukabura ijuru. Biteye isoni, ni gitangaza. Niyo mpamvu kano kantu kababwira Bibiliya iravuga ngo kuko abantu bose bazagaragarizwa imbere y'intebe y'iki y'imanza y'Imana, kugira ngo abantu bose ibashire imanza y'ibyo bakoze bakiri mu mubiri, tuzoca imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Ibyo mbaye batangarije iryo tangazo muri mugoroba muri rarane. Umuntu wese wosenga utosenga, wobwiriza utobwiriza, umuntu wese azonyura imbere y'intebe y'imanza y'iki y'Imana. Kandi biriya gabuso ntabyo abana ba nyina na basi ngo papa ngo none ngo wagiye hariya ngo kambarize uko bimeze ntibirimo mu giti cye. Nimuvuga ngo amen. Dusangiye gusara hanze urana mungu wanje uriya nza mubwira kandi ati ibi ni ibyawe, umutungo 8 n'uwawe, ibi ngibi, ariko kubuje n'agakiza keba niwigira nabi bazo gukurura amatwi gutya kandi kurangiza hariya ukuntu amatwi haragira ati abayakurura nta bintu z'imikino sivyo nani umucuranzi ndi harya sivyo Olivier nudakizwa neza imisasi bazoyikurura, iyo misasi bazoyikurura gutya n'amaboko yombi. Bamandira n'abandi baravanimwe bose n'abamuzehe n'abamama bakureba. Tamuntu hano kumara muzehe hano, tamuntu kumwe muzehe hano uzayiwe mawe nini wewe akuze umwana na nyina yabura mwana mukuru kutasa tuzomuvugira ntabijye byo guhindukira mu umwikira ijisho kugira gutya tibirimo. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Yeme birumvikanye ibi biterere mwa mukoro za Adonai sivyo ministeri siyo ya mbere siyo ya kabiri nayo ya nyuma ziruzuye muri iyi si. Nubwo bana razifite muri reponderi izindi ziri mu za mashini zitarasohoka ariko ikigenderewe sico nukubwira abantu ngo bave mu byisi bagira uti basanga Yesu akizwe mu izina ryande ya Yesu. Biye gusenga kumara bana bashimeshi mwe Amerika nkubabesha twese n'aba Trump uriya Trump uriya nura vice wiwe nanuze n'abandi n'abakisekiti twese n'abakabira bariye kamuze n'abane ba Tanzania ninde harya uramugoro wa Tanzania n'abariya n'uriya mu Bushinwa bamwitandi ba chong barabanani barabiru twese foreign kumurongo ale kuja kandi murakunda abashinwa basa murabona ni nawo benshi umuntu ni miliyari imwe na miliyoni 400 miliyari imwe na miliyoni 14 cyangwa 400 aho ngaho gutyo abashinwa ubu nyine nta muntu uzitaba mu izina ry'undi kandi bazabasa tuzona ko basa mwebwe Yesu ndazibesha kachongo kazoza bagahamagare kaza ho wino anela wino nta muntu uzitaba mu izina ry'undi muve mu miteto tuzamuri Imana ishwahiro samena haleluya kandi Imana ida kuco kintu abantu benshi borenganye benshi kandi babwira ikindi nta Imana nta muntu uzorenganye habere ngo gutukana bakakwanga mu muhana bakakwirukana tacho bitwaye hajalishi biya
biriba ngufite ngwibuye ryanditse amazina kandi buri muntu wese wazagira izina ryiwe ryanditse hibuye mu ijuru nta bintu by'intandanga muntu ta ID sabiri muri system urimo ngwiki tuze license nta birimo ni birira ngo bazaheza buri muntu wese wibuye uryanditseho izina rye ngo kandi iryo zina ngo nta wundi muntu wese kwisi ushobora gute kurimenya ngo kerese nyiraryo TikTok niko muzamuvuga inzarumva hariya ngo TikTok ngo kamera kashe nta kamera kashe kamera iriya kamera yose barayuguruye gutya abantu bose imbere y'Imana gutya bazabahagaze muranumva abana na base wabo na banyirabukwe na banyina n'abakazana kumuranumva gutya twese ku murongo nishibazo banzirizaho na madamu hari nyuma nazira ngabo zose zanje ale kujya huko ukuje mpana ripoti koza mbabwira je sinabakinisha ndiyavuze amahitamo ibyiza ngibi hitamo je ndamuzo zangendaho kuva baye kumuzima ngende mu demokrate haba mu itorero haba no mu rugo haba no mu gihugu ariko ndakubwira ngo do ibintu nibi ngibi ibibi biraha ibyiza biraha hitamo ni muhitemo Yesu hari intebe y'ijuru y'ubwami tuzanyuraho tugashyirwa imanza mwakira ijambo ry'Imana ni munyemerere nsenge isengesho duhagaze ibaze ishuzi tekereza watese Mana ubu nyine mpagaze mu ruhe ruhande ni hehe ndi kumaze iminsi ndi kwanka inyuma y'ibitaramo mu biterane n'ijoro za overnight ndishye de ubu nyine impanda y'Imana yovuga uzogenda gute ibyo batubesheka ngo abantu buri muntu agiye gupfa bazayihana bakavuga muzabana abantu bose bavuga baye umunsi umwe turi mu ndege 2013 amaze duhura n'ishuhero umuyaga hejuru urasara utoboka Imana ishase kundukanga rero tuyagira gutya tugahura n'umuyaga indege ikambiranduka induru ziravuga abantu bari nanishaye n'umugabo umwe yihanye inshuro 7 indege yagira gutya ngo baba ngo nisamehe ndakubabariye yasogira gutya unikora nasaba kitu ingine tikivugi wari kindi kintu yibagiwe ngakivugi akavuga ati ndakubarire naco Pierre otasaka ngukata wera gatoya twagira gutya ugureke nyina niba inshuro ndabura ati rekera gutyo nushaka ufi fana none ni handi barapfuye wana kwihana kuri mwisi kukura kwihana mu ndege ibintu bipfuye gusabira aho ngaho muza gushakira Imana mu ndwara muntu yarwaye karemba cyangwa kubera ko imodoka igira gura accident akari wibuka ko Kristo hari Kristo turamugendana mu bugingo bwacu semena bina ikindi tukamwizera yewe za mazinya kuva kishijwe fini icyo kintu sinana kirota sinana gitekereza biyaza bangwa se umuntu yogena ngo gafa reka nje 24 hours baniteguye nta kibazo ufite abazana gusa umuntu ngo witeguye muri gihe wewe kuko ndo ducungura ibicumuro se Yesu yabambe wiki niki Yesu afiriye niwe waduhindukiye kugira gute gukiranuka semena mena no kugira gute no kwezwa ikindi no gutunganywa ikindi no gucungurwa muranova para nabo ngo sitwe ngo arabe ngo sitwe tukiriho ngo ahubwo nindi ni Kristo uri muri twe para nabo dusuzwa dose na Kristo kugira gute uduhereza imbaraga twose n'imbaraga sose Kristo korera Imana gusa fini abindi uzarangiye tabindi byinshi abindi ngo yewe kuryama nda murozi wayo kwica umuntu umurozi akarozi karahanze nimbwa bishoka bitewe n'isonera y'umuntu umupasiteri ngo atinye barozi ku itahana umupasiteri muzomusezeri mwigenderi ahubwo umuyobozi n'umusazi ntabwo umupasiteri
wa umupasiteri ukabwira abantu ngo bazarara bicaye ngo batabica. Un pasteur we uri anointed usizwe. Umuntu muyumbe wavuga yari Imana azaye kuryama ngo yabuze ngo ibintu bize ngo byagiye ngo byabuze ngo bamwibye imyenda ngo bamwibye ngo amashaneti ibiki. Ejo nabonye umwe yaje kundeba hariya ngo zabarara murasanga. Kurasanga murabyumva bararamuca bamurasanga ngo n'inzembe taha va toka turi umuyumbe wawe umuyumbe murasanga umuyumbe uzubona n'Imana wo murasanga agitangaza kirabira mwisi akarozi kataye umutwe hanze karagazunguruka n'imbeho yangaha yanduze yo muri ntuzi yo muri winter. Mana mu izina rya Yesu hari imbaraga z'Imana zikomeye, hari imbaraga z'Imana zitangaje mu maraso Yesu